bwoko bw'Imana twongeye kubaha ikaze kuri iki gicamunsi. Turi ku munsi wa 10 w'amasengesho. Turashima Imana ikomeje kuduha imbaraga, ikomeje kubana natwe, ikomeje kudushoboza kandi ikomeje kuduha umugisha muri amasengesho turimo y'iminsi 12. Uyu munsi ni umunsi wa 10, dushigaje iminsi 2, ejo kuwa mbere no kuwa kabiri tuzasoza aya masengesho. Ni ukuri turashimana iduhaye imbaraga kandi turashimana ikomeje kutujya imbere, kudushoboza, kuko ubwacu ntago twakwishoboza, ubwacu ntago twabishobora, ariko mu rukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana, Imana iradushoboza ikaduha imbaraga kandi igatuma dukomeza gutera intambwe tukigira imbere. Haleluya! Hari icyo Imana irimo gukora muri aya masengesho, kandi nuba amaso ugakomeza gutegereza Imana, ndazi neza yuko Imana iraza kukwiyereka mu bundi buryo butandukanye burenze ubwo wigeze kuyibonamo. Haleluya! Hari uburyo wigeze kubonamo Imana, ariko noneho hari ubundi buryo Imana igiye kukwiyereka ku rundi rwego, ku rundi rugero rutandukanye n'urwegeze kukwiyereka mu bihe bya kera, mu bihe byatambutse. Ni ukuri ndazi neza ntashidikanya yuko uyu munsi uraza kubona Imana, muri aya masengesho turimo. Uraza kubona ubwiza bw'Imana, uraza kubona gukomera kw'Imana, uko dukomeza gusenga, uko dukomeza kuba imbere y'Imana, uko dukomeza kuba mu bwiza bw'Imana. Hari ikintu kidasanzwe Imana yiteguye gukora ku buzima bwawe, hari ikintu kidasanzwe Imana yiteguye gukora mu mibereho yawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana iraza kubikora kuko Imana yacu niyo kwiringirwa, Imana yacu niyo kwizerwa, Imana yacu yuzuye ubuntu n'imbabazi, yuzuye urukundo, yuzuye gukomera. Haleluya! Reka muri kano kanya dusenga Imana, twinginga Imana kugira ngo ibane natwe muri aya materaniro y'iki gicamunsi. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, tuje hano imbere yawe, tuje hano mu bwiza bwawe, tuje hano mu kubaho kwawe, tuje hano mu rukundo rwawe. Turakwinginze utwiyereke, turakwinginze utuganirize, turakwinginze uduhe imbaraga, udusuke amavuta yawe, udusukeho ubwiza bwawe, udusukeho ikiganza cyawe, udusukeho gukora kwawe no gukomera kwawe. Reka Data, abana bawe tubone imbaraga zawe, reka tubone urukundo rwawe, reka tubone imirimo n'ibitangaza ukora, kugira ngo Data uyu munsi imbabazi zawe zibe kuri buri wese. Turakwinginze gitare kamanga kugira ngo utubohore, udukure mu ngoyi z'umwanzi, udukure mu maboko y'abadayimoni, udukure mu isi y'umwijima, udukure aho umwanzi yaboheye ubuzima bwacu. Hari ahantu mu buzima bwacu uboheye, ariko turakwinginze ngo utubohore. Turagusabye kugira ngo uyu munsi udukure irodebari, udukure irodebari mu buryo bw'umwuka, udukure irodebari mu buryo bw'umubiri, udukure aho ubuzima bwabaye sitaka, udukure Mwami aho inzozi zacu zabohewe, udukure Mwami hahandi duhora twizengurukaho ibihe byose, hamwe byanze ko tuva, hamwe Mwami haremereye ubuzima bwacu, hamwe hafashe ikirere cyacu. Tuvaniyeho igitare cy'amahanga, tuvanisheho imbaraga zawe, tuvanisheho urukundo rwawe, tuvanisheho gukomera kwawe Elohimu Elishadayi. Ntiwemere yuko ubuzima bwacu bukomeza kubohwa, ntiwemere ko dukomeza kugirirwa nabi, ntiwemere ko dukomeza kuba munsi y'imbaraga zitsikamiye ubuzima bwacu,
zitsikamiye imibereho yacu, ahubwo data uyu munsi utwereke ineza yawe, uyu munsi utwereke urukundo rwawe, uyu munsi utwereke imbabazi zawe, uyu munsi utwereke ineza yawe, ikiganza cyawe no gukomera kwawe mwami bibane natwe uyu munsi Mana. Reka data uyu mwaka wa 2026 ubu mwaka uzana impinduka mu mibereho yacu, ubu mwaka uzana impinduka mu buzima bwacu, ubu mwaka data ukoreramo ibitangaza, ubu mwaka wigaragarizamo, ubu mwaka wihesherezamo icyubahiro. Turagukeneye Mana kugira ngo wiheshe icyubahiro mu mibereho yacu, mu bikorwa byacu, mu nzira zacu, wiheshe icyubahiro byiringiro bizima, wiheshe icyubahiro Mana ihambaye. Utugirire neza Mana, utugirire neza, utwereke urukundo rwawe, utugirire neza, utwereke umurava wawe, utugirire neza, utwereke gukomera kwawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Haleluya. Ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusome mu gitabo cya Samweli wa kabiri, turasoma ibice 9, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Haleluya. Reka dufatanye n'abaho urufata Bibiliya yawe kugira ngo twese dusomere hamwe ijambo ry'Imana. Tujye tugira umuco mwiza wo gukunda gusoma Bibiliya, kuko iyo ukunda kwisomera ijambo ry'Imana Mwuka Wera ajya kuganiriza kandi ajya guhishurira. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasiga wo muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba, baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni jye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makari mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira, amukura mu rugo rwa Mikali mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi, ageze imbere ye agwa yubamye, aramuramya, maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, karame umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ntazabura kukugira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Nuko aramuramya aravuga ati, umugaragu wawe ndiki ngo unyitaho, ndiki ko unyitaho, kandi ndi intumbi y'imbwa. Umwami aherako aramuhamagara Siba, ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli, aramubwira ati, ibyari bya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja, kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye, usarure imyaka, kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Maze Siba abwira umwami ati, ibyo umwami databuja yategetse umugaragu we byose niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Mefibosheti akajya arira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese. Kandi Mefibosheti yari afite umwana w'umuhungu muto witwa Mika, n'abo mu rugo rwa Siba bose bari abagaragu ba Mefibosheti. Nuko Mefibosheti aguma i Yerusalemu, kuko yajyaga arira ku meza y'umwami
iteka kandi yacumbagiraga ibirenge byombi. Imana yacu idutabare kandi Imana yacu itugire neza. Uyu munsi turavuga ku ijambo rivuga ngo kuva i Lodebari mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kuko inshuro nyinshi hari igihe Imana itugirira neza ugatera intambwe ariko urugendo rwawe rukaba urw'amaguru, nyamara mu buryo bw'umwuka ntugire aho uva. Ukiga ukagera kure, ukarangiza kaminuza, ukarangiza za PhD, ariko umwuka wawe ukaguma i Lodebari, ubuzima bwawe bukaguma i Lodebari. Ugacuruza ukagera kure cyane, ukabona amafaranga menshi, ariko umwuka wawe n'imibereho yawe bikaguma i Lodebari. Mu buryo bugaragara, mu buryo bufatika, ukagirirwa ubuntu ugatera intambwe ukava i Lodebari. Bibiliya iravuze ngo Dawidi arabaza, hari umuntu wo kwa Sawuli wasigaye kugira ngo mugirire neza? Bahamagaza Siba. Siba araza abwira Dawidi, aramubwira ngo mukuri hariho wasigaye twa Mefibosheti, ariko uwo ntago ari ibwami ahubwo ari i Lodebari. I Lodebari. Dawidi aratuma avuga ngo nimugende munzanire Mefibosheti, nimugende mumuzane, nimugende mumukure i Lodebari, nimugende mumuzane hano. Haleluya. Ngo baragenda bakura Mefibosheti i Lodebari, baramuzana. Dawidi abwira Mefibosheti, aramubwira ngo ngiye kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kuko iso Yonatani hari neza yagize mu buzima bwanjye. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, mbere yuko ndibuze kugaruka cyangwa se ndibuze gukomeza kuri ijambo ryo kuva i Lodebari mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ndashaka kubanza kubabwira yuko ikintu cyose ukora muri buno buzima kigira ingaruka. Nta kintu na kimwe ukora muri iyi si, uva muri iyi si utishyuye. Iyo ukora neza ubona umusaruro w'ineza ugira, iyo ukora nabi ubona umusaruro w'inabi ukora. Niko biri, niko kuri. Nubwo wapfa, nubwo wava muri uyu mubiri, ariko ineza wakoze byanze bikunze hari urubuto rwawe, hari amaraso yawe, hari ubugingo bwawe buzishyurwa ya neza wagiraga uri muri buno buzima. Uko niko niyo ugira nabi, niyo ukora nabi, uzishyurwa ukiri muri ubu buzima, uzishyurwa ukiri muri ubu bugingo. Ntabwo tuzasubizwa, ntabwo tuzahembwa ariko tuvuye muri iyi si gusa, oya. Ntabwo tuzahembwa ariko tugeze mu ijuru gusa, oya. Muri ubu buzima, muri iyi mibereho tubaye, igikorwa cyose ukora uzacyishyurirwa. Dawidi arabaza ngo mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bwa Yonatani? Ntabwo ari ku bwa Sawuli. Sawuli nta mbuto nziza, nta murage mwiza yari yarasize watuma hari uwibuka uwo mu rubyaro rwiwe. Ariko Yonatani, reka mbabwire bwoko bw'Imana, ijambo ry'Imana rijye ritwigisha kandi twige, twumve, dusobanukirwe.
Sawuli yahagurukiye guhiga ubuzima bwa Dawidi, arabugenza day and night, akora ibishoboka byose kugira ngo agirire nabi Dawidi. Ariko abana ba Dawidi ntago bigeze bifatanya, abana ba Sawuli ntago bigeze bifatanya na se Sawuli kugira nabi Dawidi. Igihe cyose Sawuli yararaga amajoro ahiga Dawidi ngo amwice, abana ba Sawuli bashoboye gutandukanya icyiza n'ikibi. Nubona so ari umugome, nubona nyoko ari umugome, nubona bene wanyu ari abagome, nubona abo muvukana ari abagome, ntukifatanye n'ubugome bwabo. Nubwo yaba ari se arimo gukora ibikorwa kuko ni ibikorwa ni bibi, ntukifatanye nawe. Nubwo abona nyoko arimo akora ibikorwa, ariko ibikorwa arimo akora nibyo kuzana umuvumo, nibyo kuzana akaga n'ibibazo, ntukifatanye nawe please. Abasomye ijambo ry'Imana, abasomye Bibiliya ku nkuru za Dawidi na Sawuli, umunsi Sawuli yatumaga abasirikare kujya kwica Dawidi aryamanye n'umukobwa wa Sawuli, abasirikare baraje babwira umukobwa wa Sawuli, baramubwira ngo iso adutumye uwo mugabo kugira ngo tumwice. Arababwira atarasinziriye, yanga kumutanga, aramuhisha. Akora iki? Afata uburiri aryamisha igishushanyo cya terafimu, arangije akingura idirishya, ashumika umugozi, afata Dawidi amucisha mu idirishya, aramumanura mu idirishya, aramucikisha, aramuhungisha. Ninde wahigaga Dawidi? Ni se Sawuli. Ariko umukobwa akora ibishoboka byose acikisha Dawidi, avuga ngo igendere. Dawidi, data yamaramaje kukwica, ariko wowe fata inzira wigendere. Ni gute umuntu akora nabi ugafatanya nawe gukora nabi? Ni gute umuntu agira nabi abandi nawe ukifatanya nawe kugira nabi abandi batariho urubanza? Ntukifatanye n'umunyakibi. Hallelujah. Ntukifatanye n'umunyakibi please. Ntukifatanye n'umunyakibi. Ntukajye mu nama z'ababi, ntukajye mu nama z'abagambanyi. Umuntu nakora ibibi, nubwo aba ari umugabo wawe ntukamusapotinge. Umuntu najya mu nzira mbi, nubwo aba ari umugore wawe ntukifatanye nawe please. Reka agende wenyine, reka ubugoryi bwiwe abubemo wenyine. Nimba umugabo wari umugome, nimba umugore wari umugome, wikwifatanya nawe, wifatanya nawe mu bibi. Nimba so ari umugome, wikwifatanya nawe mu bibi. Nimba mama wari umugome, nimba arimo gukora ibikorwa by'ubupfapfa, wikwifatanya nawe. Bwoko bw'Imana, bakunda Imana, mwige kwitandukanya n'umuntu uri mu nzira mbi. Mwige kwitandukanya n'umuntu urimo kugambana. Mwige kwitandukanya n'umuntu urimo gukora ingeso mbi. Ntukifatanye nawe. Imana yacu turengere kandi tugire neza cyane. Nubwo se yaba ari umunyapolitike, nubwo yaba ari perezida, nubwo yaba ari minisitiri, nubwo yaba ari generali, nubwo yaba ari koroneri, ari mu nzira mbi, iga kwitandukanya nawe. Umukobwa wa Sawuli yanga gufatanya na se kwica Dawidi, aramucikisha, amumanura mu idirishya arigendera. Uwo yari umukobwa wa Sawuli. Sawuli ararakara cyane, atuka umukobwa, aramubwira umukobwa uri ikigoryi, gute utampaye Dawidi ngo mwice, warangiza ukamufasha, gute ufashije umwana wa, gute ufashije umugambanyi, umwanzi wanjye. Ariko reka nkubwire, dushyira mu gaciro, umenye ukuri, umenye ngo uyu
ari mu kuri, uyu ngo ari mu kinyoma. Nubwo aba ari umugore wawe, jya uhagarara mu kuri, ntugahagarare ku muntu ngo nuko mufite icyo mupfana. Jya uhagarara mu ruhande rw'ukuri, uko byagenda uko ariko kose. Niyo umuntu yaba afite ibintu byinshi cyane aguha, azabigumane, ariko jya uhagarara mu ruhande rw'ukuri, uvuga ati ahangana no hari ukuri, ibingibi simbisapotinga. Umukobwa wase aravuga ngo singusapotinga kuko ntabwo uri mu kuri. Nubwo ari umwanzi wawe, uko mwangana birabareba, ariko ngerageje kureba uwo urimo urashaka kumwica, kandi we ntagashaka kukwica. Haleluya. Dawidi yabonye amahirwe menshi yo kwica Sawuli, ariko ntigeze amwica, kuko umutima wa Dawidi ntabwo ari afite umugambi wo kwica Sawuli. Ariko Sawuli yagerageje inshuro zitabarika kwica Dawidi, Dawidi agakizwa n'Imana. Muri ibi bihe rero, abana ba Sawuli ndabashimira cyane. Abana ba Sawuli batandukanye n'abandi bana b'abami b'iki gihe cyangwa se n'abandi bana b'abantu b'uyu munsi wa none. Ni gake cyane wabona umwana yopoza kuri se, umwana yopoza ku bitekerezo bya mama we, umwana yopoza ku bitekerezo by'abavandimwe biwe, akavuga ngo no, uwo murongo murimo si uw'ukuri, jyewe ndafata inzira yanjye y'ukuri. Sinshobora gushyigikira ubugome, sinshobora gushyigikira urwango, sinshobora gushyigikira ubugambanyi, sinshobora gushyigikira ubwicanyi. Imana yacu idutabare. Inshuro zitabarika Yonatani yakijije ubuzima bwa Dawidi. Hari n'igihe Sawuli yabwiye Yonatani, amubwira ngo wa mwana w'umugore we w'ikinyendaro, kandi ari umwana wiwe, ari agomba kuzaraga ubwami, gute wakijije Dawidi akagenda adapfuye? Yonatani ararira, iryo joro aratariye. Buracya mu gitondo asanga Dawidi, aramuhobera, arambwira ati data yamaramaje kukwica, shaka aho wigira, bumuhunze, nzajya nkorereza intumwa zikumenyesha uko situasiyo imeze, ariko data rwose arashaka kukwica. Imana yacu idutabare kandi turengere. Rero Dawidi aricara avuga ngo kubw'ineza ya Yonatani. Iyo dukoze ibyiza muri ubu buzima biratugaruka, iyo dukoze ibibi nabyo birangira bitugarutse. Iteka ryose umenye yuko nuhora urwana no gukora ikibi, ugahora ushyira ikibi mu buzima bwawe, ugahora ugambana, ugahora ugira nabi umuntu, byanze bikunze muri ubuzima uzabisubizwa. Niko kuri. Ntiwibeshye yuko ibikorwa bibi ukora muri ubu buzima, muri iyi mibereho, uzava muri ubu buzima utabyishyuye. Ntubyibeshye. Ukore neza, nubwo wapfa abana bawe bazishyurwa ya neza. Ukore nabi, nubwo wapfa abana bawe bazishyura ya nabi wagize. Niyo mpamvu mu buzima ntukagire nabi. Ntukagire nabi. Iyo wakoze ibikorwa bibi biragukurikirana, undi usaza bigukurikirana. Umuntu urimo uhemukira umunsi wa none, ntuzi uko ejo azaba ameze. Umuntu urimo ugira nabi uyu munsi wa none, ntuzi ko ejo utazamukenera. Umuntu niko biri, ntabwo uzi umwana waho buzacya ageze. Niyo mpamvu mu buzima igakubaho ukora neza, igakugira neza. Gira neza mu buzima bwawe, gira neza mu mibereho yawe, girira neza abuzi n'abutazi, kuko ntabwo uzi aho buzira ugeze. Ntabwo uzi aho umwana wawe azarara, ntabwo uzi aho abavandimwe bazarara. Yesu ashimwe.
kuko utazi aho abana bawe bazarara, kuko utazi aho ejo buzacyo ugeze. Ihangane ukuri nabi mu buzima bwawe. Reka kugira nabi, reka gukorera abantu nabi. Ejo uzabyicuza, ejo uzabaho ubundabunda, ejo uzabaho ugendana ubwoba, uzihemukira mu mibereho no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ariko nugira ineza, Imana izakwishyura ineza wagize. Dawidi aravuga ngo hari usigaye wo mu nzu ya Sawuli, mugirire ineza kubw'ineza Yonatani yangiriye. Kuko Yonatani yagize neza ku buzima bwanjye, kuko yangiriye neza, nanjye ndashaka mu rugo rwe kugira ngo mwiture ineza yangiriye. Uzabeho ukora neza, ubeho ugirira abantu neza, witware neza. Gerageza kwitwara neza. Aho uciye ntukahasige icyasha, aho uciye ntugasige usibye inzira nk'utazongera kwinyuramo. Uwo muhuye ntakicuza impamvu yahuye nawe. Reka mu buzima bwa no mu mibereho yawe, umuntu wese muzahura azagukumbure. Umuntu wese uzazi iwawe azakumbure kugaruka iwawe. Umuntu wese uzagera mu nzu yiwe azakumbure kugaruka kumusura. Umuntu wese muzacuruzanya hamwe, mukaba neighbor, mukagira amaduka yegeranye, azahora kwibuka mu buzima bwose ko nta wundi muneba yigeze agira umeze nkawe. Umwana uzaha akazi mu rugo azahora yibuka ko nta rundi rugo yakozemo rumeze nk'urw'iwawe. Office uzakoreramo, abo muzakorana bose bazahore bakwibuka yuko, haleluya, aho uzayobora bazahora bavuga ngo nta muyobozi mwiza twigeze tubona nk'akana k'igihe yaraduhedinze, yaratuyoboye. Ahantu hose Imana izakugeza ukahakandagira, Bibiliya ivuga ngo abantu tubana nabo samutemo batubera babi bakatunaniza. Hari igihe abantu bakunaniza mu buzima, ariko nubwo abantu bakunaniza, Bibiliya ivuga ngo ku rwawe ruhande ubane n'abantu bose amahoro. Reka bisigare biri ku ruhande rw'abandi, ariko ku ruhande rwawe wagerageje uko ushoboye, wabanye neza uko ushoboye. Ku ruhande rwawe Imana irabizi kandi Imana irabibona. Haleluya. Ku ruhande rwawe wakoze icyo wagombaga gukora. Reka hasigare side y'abandi, reka hasigare abandi aribo bavuga bati mukuri twarahemutse, twaramuhemukiye. Ariko ku ruhande rwawe, ku ruhande rwawe, ndavuze ngo ku ruhande rwawe, bazajya bavuga bati yari umuntu mwiza. Haleluya. Reka rero tugaruke ku ijambo turimo tuganiraho uyu munsi wa none. Bivuga ngo kuva Irodebari mu mwuka no mu mubiri. Mefibosheti Avirodebari iyo yashugunywe, iyo yata, aho ubuzima bwamuhindukanye. Yari yaravutse ari umwuzukuru w'umwami, avukira mu rugo rwiza ibwami, ibyo kurya by'ibwami. Ise Yonatani niwe wagombaga kuzasimbura Sawuli ku ntebe y'ubwami. Ariko iyi si itajya inama, iyi si
ihinduka mu buryo natwe ubwacu tutazi. Iyi si ihinduka mu nzira natwe ubwacu tudasobanukiwe. Iyi si sekuru wari umwami Sawuli na se wari igikomangoma cy'ikamba bapfiriye umunsi umwe. Dore ukuntu ubuzima bwahindutse. Iyo hapfa Sawuli gusa, Yonatani yari gukomeza kuraninga ingoma ya se, agahamagara Dawidi bagafatanya, bakubaka ubwami bwa Isirayeli bukomeye, Isirayeli ikaguma hamwe. Ariko kuko ibyago muri ubu buzima bitayoboza, ibyago ntago biyoboza, aho bitumbereye naho byinshi. Umwami n'umuhungu we bapfiriye rimwe, umwana aba imfubyi totali, abajenari b'igisirikare kase, abari begereye se bose n'abarinda se bagwa muri iyo ntambara. Byari ibihe bibi, byari ibihe bigoye, byari ibihe bibi hejuru y'ibindi bihe bibi byose byigeze biho mu buzima bwa Mefibosheti. Urugamba rukomeye, intambara ikomeye, habaho guhunga. Batora Mefibosheti bariruka. Uwahunganye Mefibosheti karakana kava mu mugongo, umwana ava mu mugongo aragwa. Umwana ava mu mugongo aragwa. Imana yacu dutabare. Umwana ava mu mugongo aragwa, avunika amaguru. Amaguru yiwe aramugara. Ariko baramwirukankana bamujyana i Lodebari. Bamugejeje i Lodebari bamuhishe, agumayo. Abaho nko mu mwobo, abaho mu bwihisho, yigumira i Lodebari. Nguko uko ubuzima bwahindukanye. Umwana wavutse azi ko wenda hari n'abazasimbura se ku butegetsi, ariko isi iramuhindukana. Isi mujyana mu rwobo, aba mu buzima bubi, aba mu cyaro, aba kure mu misozi, ahatagira amatara, ahatagira ibyo kurya byiza, abahamugaye, nta kintu na kimwe afite mu buzima. Yari yaratakaje buri kimwe cyose. Ariko Imana igenderera Dawidi, imwibutsa neza. Mu buzima jya ugira neza, haraba Imana izasanga ikabibutsa neza. Iyo wagize neza mu buzima, iyo usenze byorohera Imana gukora. Reka mbabwire, iyo ukora ibikorwa byiza, iyo ugira neza, iyo ibihe bigeze byo gutabaza Imana, iyo hari igihe wagize neza mu buzima, iyo hari igihe wakoze neza mu buzima, iyo utabaje Imana, byorohera Imana kugutabara. Uzarebe, uzagenda ubona ineza y'Imana mu buzima bwawe, ariko Imana ikoresheje ba bantu wagiye ugirira neza mu bihe bya kera. Ba bantu wagiye utabara, ba bantu wagiye ufasha, ba bantu wagiye uganiriza, ba bantu wagiye wereka urukundo.
y'Imana yururutse kugutabara nibijya gukoresha. Imana ijya yururuka ikajya kureba ahantu, haleluya, Imana ijya yururuka ikajya kureba ahantu wagize neza, ahantu wateye imbuto nziza, ahantu wakoze ibikorwa byiza. Imana ijya yururuka ikajya kureba, yarangiza ikahaca inzira. Haleluya. Iyo ubaho ukora nabi, uratabaza, Imana ikabura n'uburyo kigutabara, kuko Imana ikoresha abantu. Yesu ashimwe. Imana ikoresha abantu, Imana inyura mu bantu. Imana ijya gushaka ahantu hari umuntu wagiriye neza, wakoreye neza, Imana ikaza ikamusanga. Muribuka Morodekayi ku irembo ry'ibwami, igihe yambaraga ibigunira amaze iminsi 3 na Esiteri barimo basenga, Morodekayi yenda kumanika ku giti. Imana yagiye gushaka umuntu Morodekayi yagiriye neza kugira ngo imukoreshe nawe amutabare. Bibiliya iravuga ngo iryo joro umwami Ahasuwerusi abura ibitotsi, arara adasinziriye. Igihe yasomaga urwandiko, yabonye igitabo cyanditswemo ngo Morodekayi yaburiye umwami, yakijije ubuzima bw'umwami kandi ntigeze agororerwa. Imana yarimo ishaka uburyo kitabara Morodekayi, ariko yagiye kunyura ahantu Morodekayi nawe yakoze neza. Iyo ubaho utabira imbuto nziza, igihe cy'isarura kigeze, usarura ibishara kuko abibye bisharira. Iyo ubaho ubwira abantu nabi, utukana, ukomeretsa imitima y'abantu, wambura abantu, usebanya, ugenza gute, reka nkubwize ukuri, iyo hageze gusarura, ujya gusarura bya bindi wabibye. Imana izagutabara, Imana izakuvana Lodebari, Imana izakuvana ku irembo ry'ubuzamu, yewe Morodekayi aho uryamye. Ariko imbuto zawe uyu munsi wa none nizo Imana izakoresha ejo igutabara. Buriya mu buzima uzareka abantu baguhemukire, ariko wowe uzirinde guhemuka. Uzareka abantu bakugire nabi, wowe uzirinde kugira nabi. Kubera iki? Ejo hazaza bazabyicuza, Imana izatuma bibyicuza. Ariko nawe nugenda ugira nabi, umenye ko Imana izatuma nawe ejo hazaza ubyicuza. Haleluya. Imana ibonye kubabara kwa Mefibosheti, ibonye ubuzima bayemo bugoye bubabaje buruhije, iravuga ngo reka nshaka uko nagutabara. Ariko ihera ku neza ise Yonatani yagiriye Dawidi. Imana ibonye kubabara kwa Morodekayi, ibonye ko Morodekayi agiye kumanikwa ku giti, ibonye ko Abayuda bagiye kwicwa, Imana imanuka gutabara Morodekayi, ariko ihera ku neza Morodekayi yagize. Haleluya. Ihera ku neza Morodekayi yagiriye umwami, kuko Morodekayi yakijije ubuzima bw'umwami. Imana ikoresha umwami gukiza ubuzima bwa Morodekayi. Kuko Yonatani yagiriye neza Dawidi, Imana ikoresha Dawidi kugirira neza urubyaro rwa Yonatani. Amukura Lodebari, amujyana ibwami, amwicaza ku ntebe y'ubwami, amugabura ibyo kurya by'ubwami, amusubiza ibyase n'ibyasekuru byose. Haleluya. Uyu munsi Imana yibuka ineza wagiye ugira mu buzima. Ariko reka mbabwire ibintu mbabwira, samutemu ntago ari ibintu babiri kure,
nusubiza amaso inyuma ukareba uzasanga hari ibihe ugenda ugeramo ugasanga urimo uratabarwa, urimo urafashwa, ariko wajya kubona ukuntu umuntu Imana ikoresheje ngo agufashe, umuntu Imana ikoresheje ngo agutabare, nawe hari ikintu runaka wigeze gukora mu buzima bwiwe. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, burya ntabwo abantu tujya twitura ni neza twagiriranye. Oya, ntibazakubeshye, nta muntu ugira neza ngo akwiture neza. Niyo mpamvu Nyarwanda baca umugani ngo ugirirwa ineza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Kuki bashyizemo ako kantu ngo uwiturwa ineza n'uwo yagiriye abagira Imana? Impamvu ni uko Imana ubwayo niyo yibutsa umuntu wagiriye neza kugira ngo nawe akugirire neza. Imana ubwayo niyo yibutsa umuntu wagiriye neza kugira ngo nawe akugirire neza. Iyo Imana ubwayo itamanutse ngo ize yibutse umuntu kukugirira neza, ntago abyibuka. Rero Imana igiye gukiza ubuzima bwa Mefibosheti, isanga Dawidi, imwibutsa ibihenyuzemo, imwibutsa urukundo rwa Yonatani. Reka nkubaza akabazo uyu munsi wa none. Urimo urataka kuri Lodebari, urimo urataka ngo Imana ikubohore, urimo urataka ngo Imana igukize, ariko Imana niyururuka gushaka umuntu wo kugukiza, iramwibutsa iki? Ni akabazo ndimo kukwibariza. Iramwibutsa iki? Hari urukundo rwa papa wawe Imana iri buze kwibutsa uwo kugutabara. Hari urukundo rwa mama wawe Imana iri buze kwibutsa uwo kugutabara. Hari neza ababyeyi bawe bakoze Imana izaheraho kugira ngo igire abo yibutsa bagiriwe neza. Ndakubaza, cyangwa wowe ubwawe hari neza wagize mu buzima Imana iri buze kugira uwo yibutsa iri joro? Haleluya. Hari umuntu wahaye amazi yo kunywa, hari umuntu wasengeye, hari umuntu warariye amara, hari umuntu waretse imbabazi. Erega reka mbabwire, burya ntuzavuge ngo ntago ufite ibintu byo gutanga. N'umutima mwiza burya ni impano iteye ubwoba. Kwereka umuntu imbabazi, kwereka umuntu urukundo, si ngombwa ngo umuhe ibintu bya mirenge, si ngombwa ngo umuhe ibyo udafite, ariko at least umwereke urukundo, mwereke neza, mubwire ijambo ryiza. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Niko kuri. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Iyo ubwiye umuntu neza ukamubwiza neza, haleluya. Iyo ubwije umuntu neza, umutima uroroherwa, umutima uranezerwa. Ndababwiza ukuri, ijambo ni inkota ya mujya abiri, irakata umutima ikawuhinguranya ikawumenagura. Ushaka kubwira umuntu amagambo mugatandukana bakagenda akimanika mu giti, cyagasimbuka etaje akijugunya hasi. Kubera iki? Ijambo ni ikintu gikomeye cyane, kandi ijambo ni ubugingo. Ushaka kubwira umuntu ijambo yaragiye kwiyahura akabaho indi myaka yose yarashigaje kubaho, akabivamo ibyo kwiyahura. Amagambo dukoresha ni ubushobozi burarema. N'ubu udafite amafaranga waha umuntu, ufite ijambo ryiza wamubwira, wahumuriza umutima wiwe. Nimba udafite aho waraza umuntu mu nzu, wamuraza umutima wawe akaryama agasinzira akumva aguwe neza. Haleluya. Imana mu ijuru itugire neza kandi turengere. Dawidi atuma kuri Mefibosheti amukuri Lodebari, kuko Dawidi yari yibutse ineza. Ineza, haleluya, ineza yagiriwe n'abana ba Sawuli, kuko abana ba Sawuli batigeze bifatanya n'ibikorwa bibi bya se. Ise yahize Dawidi baramuhisha, ise ahiga Dawidi baramukiza, bamukije bitari rimwe bitari kabiri. Imana yacu ishimwe kandi tugire neza cyane. Imana yacu ihabwe icyubahiro kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Mefibosheti avira Lodebari,
agera ibwami yicara ku meza y'umwami. Benshi muri twe bavuye i Lodebari, ariko bahavuye mu buryo bw'umubiri gusa, mu buryo bw'umwuka basigarayo. Wavuyeyo mu buryo bw'umubiri, baragutera bakuvanayo, ariko mu isi y'umwuka, mu buryo bw'umwuka, ubuzima bwawe butuye i Lodebari. Ubundi icyo nicyo nashaka no kuvugaho kugira ngo dusenge hanyuma ndangize. Turaza gusubira gusenga saa 3 z'ijoro dusengera ukwezi kwa 10. Haleluya. Nusubiza amaso inyuma uraza gusanga urugendo rumaze kugenda, ariko warugendesheje ibirenge, ariko umwuka usigara inyuma. Asanga warubatse, wavuye iwanyu, ariko umwuka wawe uracyicaye iwanyu. Sanga wavuye mu cyaro waje mu mujyi, ariko umwuka wawe uracyicaye mu cyaro aho wavukiye. Ugasanga wavuye mu gihugu kimwe ujya mu kindi, ariko umwuka wawe uracyari muri cya gihugu wavukiyemo. Nuvuga ngo mu buryo bw'umwuka ntago uratera intambwe, ntago uravansa. Niyo mpamvu imbaraga z'umwijima zikomeza zizenguruka ku buzima bwawe. Imbaraga z'abadayimoni zikomeza zizenguruka ku buzima bwawe. Uri muri Amerika, uri muri Canada, uri mu Bwongereza, uri muri Australia, uri muri Kenya, uri muri Uganda, uri muri Kigali, uri muri Bujumbura, wavuye iyo ngiyo mu cyaro, wavuye iyo ngiyo ruguru, ariko still imbaraga n'ubushobozi bwahariya wavuye biracyagukurikirana USA, biracyagukurikirana Canada, biracyagukurikirana UK, biracyagukurikirana Belgium, biracyagukurikirana iyo wica, biracyagukurikirana Nairobi, biracyagukurikirana Dar es Salaam, biracyagukurikirana South Africa. Hari imbaraga zakufashe zikugumisha i Lodebari. Inzozi zawe, ubuzima bwawe, imibereho yawe, buri kimwe cyose. Iyo wavuye i Lodebari mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ukagumayo, ubaho ubuzima burushye. Aho ujya hose ubaho ubuzima burushye, ubaho ubuzima bunaniwe, ubaho ubuzima bunanizwa, ubaho ubuzima bwuzuye ibibazo n'umuruho. Turi ku munsi wa 10 w'amasengesho. Ndasenga Imana yaremye ijuru n'isi kugira ngo idukure i Lodebari mu buryo bw'umwuka. Warize, warangije za kaminuza, ariko n'ibirenge gusa byazamutse muri kaminuza, n'umubiri gusa wazamutse muri kaminuza, ariko mu isi y'umwuka uriho uri umuntu utarize. Mu isi y'umwuka uriho uri umuntu utarigeze ukandagira mu ishuri, kubera ko warize ufite degree, ariko still ugurisha inyanya kugira ngo ubone ibyo kurya. Amashuri wize nta namwigeze kugeza. Warize, uvuga Icyongereza n'Igifaransa cyiza, ufite amadegree menshi, ariko akazi kawe nako gukoropa, nako guterura abarwayi, nako gukora mu mirimo ya pome, nako kuzunguza caguwa. Akazi kawe nako kwiruka amajoro, akazi kawe nako ubusekirite ku marembo. Ubusekirite ukora ntibuguhemba n'amafaranga angana na tike wakoresha kujya ku ishuri kuri kaminuza. Kubera iki? Igihe wigaga, igihe wajyaga ku ishuri, igihe wandikaga ibitabo, igihe watendigaga za kaminuza na za segonderi n'ahandi, wagiye mu mubiri, ariko mu mwuka wagumye i Lodebari, wagumye wicaye i Lodebari. Niyo mpamvu amashuri urayafite,
abarimu bagusimburanyeho imbere, ama examen wabaga wahangayitse, ibipapuro urabyicaranye wibitse mu kabati, ariko no kwigurira fanta urayikumbura, ugakumbura fanta ikonje ukayigira ku mavi. Hari abantu ugasenga ubwira Imana, Mana wambaye ukama gasoda noneho numva nkumbuye fanta, no kwigura ntibishoboka kandi ubitse amadiplome, ubitse amadiplome, ariko ni ikibazo gikomeye no kwigurira agafanta, urakumbura agafanta bacuruza muri butike hariya, ariko ufite n'udufaranga ugatinya kukagura kubera ko uratubara ugasanga turahwana n'igitunguru n'inyanya n'utudodo n'utunyobwa two gushyiramo n'akaro k'umuceri ntayasagutse n'amakara bigahwaniramo, gatinya no kwigurira agafanta. Wavuye irodebari mu buryo bw'umubiri, ariko mu mwuka wicayeyo. Niyo mpamvu unanizwa muri buri kintu icyo ari cyo cyose. Ingo zirwa zisenyuka zuzuyemo amadivorce. Why? Kubera ko igihe wajyaga kurongorwa no mubiri wawe wagiye, n'ibirenge byawe by'umubiri byagiye kurongorwa, byagiye kurongora, ariko umwuka wawe uracicaye irodebari badashaka batubaka. Niyo mpamvu nubwo wicaye mu rugo ariko ibirenge byawe birareba irodebari gusubirayo, gusenya urugo, kudivorce, kuruvamo. Ubuzima bwawe bwerekeje irodebari, ubuzima bwawe buragana irodebari, ntibwigeze buvayo. Mefibosheti yakuwe irodebari, ajyanwa ku meza y'umwana, ariko benshi muri twe bavayo mu mubiri, ariko umwuka wabo umwuka wabo wagumye irodebari. Reka dusome muri Samweli wa kabiri 16 umurongo wa mbere. Dawidi amaze kurenga mu gahinga ho gato, ahura na Siba umugaragu wa Mefibosheti, azanye indogobe ebyiri ziriho amatandiko, kandi zikoreye amarube y'imitsima 200 n'amaseri y'inzabibu zumye 100 n'ayandi 100 y'imbuto zo muki n'imvumba ya vino. Umwami abaza Siba ati, ibi ni iby'iki? Siba aramusubiza ati, indogobe nizo guheka abo mu rugo rw'umwami, imitsima nayo n'imbuto zo muki n'amafunguro y'abahungu, kandi vino ni y'abazajya bagwira isari mu butayu. Umwami aramubaza ati, mbese mwene shobuja ari he? Siba ati, dore aba i Yerusalemu, kuko yavuze ati, ubu inzu ya Isirayeli izasubiza ku ngoma ya data. Umwami abwira Siba ati, ubu nkugabiye ibya Mefibosheti byose. Siba aravuga ati, ngukuriye ubwatsi mwami nyagasani,
ndagahora gutonaho. Mwumvise uburyo umuntu ava irodebari mu buryo bw'umubiri ariko mu mwuka akaguma irodebari. Dawidi akuye Mefibosheti irodebari ariko umwuka Mefibosheti wagumye irodebari. Dawidi amaze kuzana Mefibosheti amugejeje ibwami, yamuhaye ibyo kurya, amuha ibyo kunywa, amuha buri kintu cyose, amuha kwicara ku meza y'umwami no kurira ku meza y'umwami. Aho ni mu gice cya 9 Samweli wa 2. Mu gice cya 16 Siba wari umugaragu wa Mefibosheti azasanga Dawidi agambanira Mefibosheti, aramubeshyera, aravuga ngo Mefibosheti arashaka gusubira ku bwami bwa sekuru Sawuli, yanze no kuza kuguherekeza, uri mu bihe bibi byo kurwana n'umuhungu wawe. Akagambane kasiba gatuma Mefibosheti yongera kwamburwa buri kimwe cyose. Uwo munsi Dawidi atatanga itegeko, aravuga ngo Siba, ibya Mefibosheti byose ndabiguhaye. Mefibosheti asubira irodebari, umwuka w'inyatsi. Kuva ahantu ariko umwuka ukagumayo, igitondo kimwe ukongera ukisangayo. Utakwisangayo ugateseka, ibyo yagezeho byose ukabitakaza, ibyo wabonye byose ukabitakaza. Ngibyo byabaye kuri Mefibosheti. Uwari wahawe buri kimwe cyose, uwari wahawe ubutunzi bwose, uwari wahawe buri kintu cyose, yongeye kugitakaza, arabyamburwa. Kubera iki? Umwuka w'irodebari wari ukiri ku buzima bwe. Hari igihe ugira imodoka, ukagira amazu, ukagira mariage, ukagenza gute, ariko umwuka w'irodebari ukaguma ureshya nawe. Umwuka w'irodebari ukaguma ugendana nawe. Umwuka w'irodebari ukaguma wicaye ku buzima bwawe. Imana mu ijuru turengere. Abantu benshi bavuye irodebari ariko umwuka w'irodebari uracyabariho. Basiba baracyabagendaho, basiba baracyabasopanyiriza, basiba baracyabateranya. Uyu munsi turasengera kuva irodebari mu mwuka no mu mubiri. Wavuye mu nzara uyivemo uyivuyemo, ariko uyu munsi urarya ejo ukaburara. Uyu munsi urambara neza ejo ukambara ubusa. Uyu munsi uraba mu nzu ejo bakayigusohoramo. Uyu munsi ufite igikundiro ejo icyangiro kiba cyatashye ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Imana ituvane irodebari mu mwuka no mu mubiri. Ntukongere gusubira iyo wavuye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntukongere gusubira irodebari katika jina la Yesu. Imbaraga zigusubiza irodebari uyu munsi zikure kure. Imbaraga zikujyana irodebari uyu munsi zikuveho. Ndahamagara umwuka w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana zikuvana irodebari. Imbaraga z'Imana zigukura irodebari mu izina rya Yesu Kristo. Uveyo. Ndavuze ngo uveyo. Ndavuze ngo irodebari wicayeyo uveyo mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga Imana kugira ngo ukuboko kw'Imana n'imbaraga z'Imana zigukure irodebari iyo wicaye. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Reka twinjira mu mwanya wo gukorera Imana, dutanga icya 10 n'amaturo, hanyuma niturangiza dusengera kuva irodebari. Abadukurikiye kuri YouTube, izo nizo nimero ziri kuri screen yanyu,
mwazikoresha mutanga icya 10 n'amaturo. Igihugu cyose wabuhereyemo n'umugani wose wabuherereyemo, wakoresha iyo nimero ya M-Pesa muri Kenya World Limit. Ukoresha World Limit wakoresha nimero muri Kenya ya M-Pesa. Hanyuma abari mu Rwanda wakoresha nimero mu Rwanda, dukomeza kubaka umurimo w'Imana no kubaka ubwami bw'Imana. Abadukurikiye ku zindi mbuga, namwe nimero ni za zindi, no kuri WhatsApp ni za zindi usanzwe dukoresha dukorera Imana, dukomeza kubaka ubwami bw'Imana. Imana ibaha umugisha kubwo gutangira Imana no kubwo gukomeza kubaka umurimo w'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, dusenge umuntu wese urambuye ikiganza cyiwe atanga ituro kugira ngo mwami ukuboko kwawe kube ku buzima bwe n'ikiganza cyawe kibe ku buzima bwe, abona umugisha uvuye imbere yawe none niba udashira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Reka dusengere kuva i Lodebari. Ingingo Imana ikuvane, ingingo Imana igukurire y'urugo rwawe, ingingo Imana ikure ubuzima bwawe. Inzozi zawe zanze kuva iyo wavuye, uhora wirukanka imisozi yo mu cyaro aho wavukiye aho wakuri. Niyo usinzire no turi masengesho nk'aya ngaya iminsi 10 uba urimo urota wirukanka, bakwirukansa bakujyanayo wibonayo. Hari imbaraga zikwafite z'i Lodebari zanze kuva hejuru ubuzima bwawe, zanze kuva inyuma yawe. Izi mbaraga z'i Lodebari zanze kurekura ubuzima bwawe ziguhora inyuma. Turi ku munsi wa 10 w'amasengesho, cagagura uwo mugozi, bwira Imana ngo Mana bohora ubuzima bwanjye, nkura muri iyi si Lodebari, mvanayo mu izina rya Yesu. Zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe usenge, zamura ijwi ryawe uhamagara Imana. Senga mu izina rya Yesu Kristo, senga mu izina rya Yesu. Senga uvana ubuzima bwawe i Lodebari, bwira Imana ngo ndava i Lodebari mu izina rya Yesu, ndava i Lodebari mu izina rya Yesu, ndava i Lodebari mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wanjye ndawukura i Lodebari, aho uzirikiye, aho ufungiye. Mwuka wanjye ndawukura i Lodebari mu izina rya Yesu, ndasohokayo. Urushako rwanjye ndarukura i Lodebari, mwuka unsubiza i Lodebari, mwuka unyambura ibyo mfite, mwuka unyambura urubyaro, mwuka unyambura urugo, mwuka unyambura urushako, mwuka unyambura inshuti, mwuka unyambura amashuri nize nkabaho nk'utarize. Uyu mwuka ndawucagagura, uyu mwuka ndawumenagura. Imbaraga z'i Lodebari ndazimena, ndazirimbura, ndazisenya, ndazisambura. Wa mwuka w'uzirikira i Lodebari, ibituma inzozi zanjye zihora aho navukiye, aho nakuriye, aho narerewe, aho nakiniye. Izo mbaraga zinsikamiriyeyo, izo mbaraga zifungiyeyo, ndazimenagura, ndaziyambura. Ndabohora ubuzima bwanjye, ndabohora ikirere cyanjye, ndabohora umubiri wanjye. Ndasohoka i Lodebari mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri, ndavayo. Ndava i Lodebari mu izina rya Yesu, ndava i Lodebari mu izina rya Yesu. Lodebari ndakuvamo, Lodebari ndagusohokamo. Wambaraga we z'i Lodebari ndagukura mu buzima bwanjye, ndasohoka i Lodebari, ndava i Lodebari, ndavayo mu izina rya Yesu, ndavayo mu izina rya Yesu. Ndava i Lodebari, ndavanayo urubyaro rwanjye, ndavanayo abana banjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndamenagura umwuka wa siba. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, buriya hari abantu Satani ajya akoresha kugira ngo dusubire i Lodebari. Siba numwe mu bantu bakoreshwa n'imyuka y'abadayimoni kugira ngo adusubize i Lodebari. Siba yari umugaragu wa Mefibosheti, ariko yazanye amaturo kwa Dawidi kugambana Mefibosheti kugira ngo Mefibosheti yamburwe. Mana mw'ijuru turengere.
kandi Imana mu ijuru tugire neza, kugira ngo yamburwe ibyo yagezeho, kugira ngo yamburwe umugisha, kugira ngo yamburwe ibyiwe. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ndakubita umwuka wasiba hasi, umwuka w'akagambane ku buzima bwacu, umwuka udusopanyiriza. Hari abantu bazi gusopanya, hari abantu basopanyiriza ubuzima bwawe. Uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo, rebo sakaramasai manderi ya basakaraman, senga mu izina rya Yesu, senga usenye umwuka wasiba, umwuka wo gusopanyirizwa, umwuka usopanyiriza ubuzima bwawe katika jina la Yesu. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire rebo shakarama secondary. Fire rebo shakaramando zemene kerebo zesai. Uyu mwuka usopanyirije ubuzima bwacu, abantu badusopanyiriza, abantu basopanya inzira zacu, abantu batugambanira, abantu batuvuga nabi, abantu batwicira icyerekezo, abantu batwicira inzira, abantu batwicira inzira, ndabasohora mu buzima bwacu uyu munsi. Fire katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndakubita umwuka wasiba, ndawukubita hasi. Umwuka wasiba ni umwuka w'ubugambanyi, ni umwuka ukugambanira. Umwuka wasiba ndawumenagura, ndawusambura, ndawucagagura, ndavunagura umwuka wasiba. Umwuka wasiba ndawumenagura, umwuka wasiba ndawumenagura, umwuka wasiba, umwuka w'akagambane, umwuka ugambanira ubuzima bwawe ngo utagira ikintu ugeraho, umwuka ugambanira ubuzima bwawe ngo wamburwe ibyo ufite. Uwo mwuka w'akagambane ndawucagagura, ndawusenya, ndasenya umwuka wasiba katika jina la Yesu. Mwuka wasiba, mwuka wo kugambanirwa, mwuka wo kugambanirwa ndawumenagura, ndamenagura umwuka w'akagambane, ndamenagura umwuka w'akagambane. Rebo shakarama sekendere mandere bo sekeremo sai andere ya basakaraman ori ya basakarama sai. Mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye, mu izina rya Yesu, mwuka w'akagambane, mwuka w'akagambane ndawumenagura, ndawucagagura, ndawusenya. Ndasenya imbaraga zo kugambana, ndasenya imbaraga z'akagambane, ndazisambura, ndazicagagura, ndazivunagura, ndavunagura, ndavunagura. Mwuka w'akagambane, mwuka w'akagambane, mwuka ukwambura ibyawe, mwuka ukwambura ibyo wagezeho, mwuka ukwambura umugisha, mwuka ukwambura amafaranga, mwuka ukwambura icyerekezo. Uwo mwuka mubi, izo mbaraga mbi zasiba zigambanira ubuzima bwawe, zigambanira urugo rwawe, zigambanira urubyaro rwawe, zigambanira icyerekezo cyawe, uwo mwuka ndawurimbura, uwo mwuka ndawumenagura. Mwuka uduhoza mu nzozi mbi, mwuka uduhoza mu cyerekezo twavuyemo, mwuka udusubiza inyuma, mwuka utwambura ibyacu, mwuka udukenesha, mwuka udutera indwara, mwuka udutera agahinda, mwuka udutera amarira n'amaganya, ndamenagura, ndacagagura, ndasenya, ndasambura izo mbaraga, ndacagagura izo mbaraga, ndarimbura izo mbaraga, ndazikura mu kirere cyacu mu izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus. Ndarimbura imbaraga z'ikuzimu,
ndarimbura imbaraga z'abapfumu, ndarimbura imbaraga z'abadayimoni, ndarimbura imbaraga zo mu isi y'abarozi, ndarimbura imbaraga zo mu isi y'abadayimoni, ndarimbura, ndacagagura, ndasenya, ndasambura mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye. Dayimoni ndaguciye, dayimoni ndakumenya umutwe, dayimoni ndagusenye, rekura rabashakara masai, rekura ubuzima bwacu, rekura abana bacu, rekura amashuri, rekura ingendo, rekura ibyangombwa, rekura akazi, rekura ameza y'ibwami, rekura guhindurirwa amateka, rekura ubuzima, rekura, ndagusenye mu izina rya Yesu. Rekura we dayimoni, rekura wa mwuka wa siba usopanyiriza ubuzima bwacu, ndagusenye mu izina rya Yesu Kristo. Reka abana b'Imana babohoke, tubohoke imbaraga zero de bar mu izina rya Yesu, mu izina rihambaye. Imbaraga zikwica zero de bar waravuyeyo, imbaraga zigusubiza hasi warazamuwe, zikongera zikakumanura hasi. Uyu munsi zisenyuke kandi zimenagurike, zicagagurike, zivunagurike, zirimbuke mu izina rya Yesu. Ndamanura umuriro w'Imana n'imbaraga z'Imana, ndamanura ubwiza bw'Imana, ndamanura icyubahiro cy'Imana, ndamanura amavuta, ndamanura ijuru, mavuta akuraho ingoyi, mavuta akuraho karande, amanuka uyu mugoroba. Data kingura ijuru, manura umugisha uvuye imbere yawe Mana, ukatubona umugisha wawe, ukatubona ubwiza bwawe, ukatubona icyubahiro cyawe. Reka imbabazi zawe n'urukundo rwawe bituzeho Mana. Urakoze gitare k'amahanga, usaba umugisha abo twabanye bose muri aya materaniro, bagire neza, baha ubwiza bwawe n'ikiganza cyawe, no kugirirwa neza n'imbabazi zawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Mana mu ijuru baha umugisha, mwakoze ku imbere y'Imana, mwakoze kwa mu bwiza bw'Imana. Imana ikomeze ibagire neza. Turi kumwe naho mu kanya saa 3 z'ijoro. Bye bye.